Reka nongere mbashimire mwese bakunzi ba Kamanzi Official mwamaze gukora subscribe ndetse namwe mutarayikora ndabibashishikariza kugira ngo turusheho gufatanya uru rugendo rw'amakuru n'ibiganiro kuri business twibanda kuri Pi Network kuri channel ya Kamanzi Official. Nababwiye yuko ari ntizanyo ariko turimo kubategurira ibyiza byinshi kuri Pi Network cyangwa se business muri rusange. Ko Pi Network ni igice kimwe cya business, turimo gutegura umwanya wayo wihariye atari kuri channel y'intizanyo. Mbabateguza ariko mu gihe bitaraba reka tubahe nkuko tumenyeranye go hanyuma dufatanye mu kwiga. Tugiye kuganira ibintu bikomeye. Hari umuntu wambajije kare ati kuki utakitwandikira nimero zawe? Ndazivuga mu kiganiro n'ubundi buze kuzivuga. Reka mbanze mbibutse yuko ejo kuwa gatandatu ni ku itariki 28 dufite amahugurwa kuri Pi Network hari mu mujyi wa Kigali muri etage twita kwa Rubangura, muri etage ya 4 umuryango wa 404. So dufite amahugurwa guhera saa 4 kugeza saa 6, hanyuma tugire andi guhera saa 8 kugeza saa 10. Buri wese arararitswe ubishaka nk'umupioneer. Amahugurwa atangwa isomo ryishyurwa 2,000. Ahari wenda umuntu yabibutsa amasomo dutanga ariko ntituyigishiriza rimwe, ahubwo tuyatanga mu byiciro. Ikiciro rero cya mbere cyangwa se amasomo akubiye mu byiciro bitatu. Ikiciro cya mbere ni ukwinjiza umuntu muri Pi Network cyangwa se kumwandika muri Pi Network account ye ikaba idafite amakosa, ndetse bikajyana no kuba wamukorera verifications na mainnet checklist ku buryo bwuzuye. Umuntu ukamwinjiza ukamukorera verifications ndetse na mainnet checklist. Icyo ni ikiciro cya mbere. Ikiciro cya kabiri ni ukumenya ni ibiki biri kuri dashboard babyuzuza bati, inyungu zabyo ni izihe. Ikiciro cya gatatu ari nacyo cya nyuma, twiga uko bakora KYC rwose ku buryo bwuzuye, ndetse ukaba wakwinjira muri wallet cyangwa se muri blockchain muri konti y'umuntu bwite ukishyura cyangwa ukishyurwa. Uko wakwinjira muri konti ukishyurwa cyangwa ukishyura Pi, ukaba wanakora icyo twita lockup ya kabiri. Yego, ibyo byose nibyo twiga kuri Pi byibanze, tutibagiwe n'abantu bashaka kwiga biruseho cyangwa se guhugurirwa birushijeho. Urampamagara tukavugana cyane cyane. Reka mvuge nka ku bantu bo muri Congo, Burundi, Uganda, Tanzania batabona uburyo bwo gusobanukirwa neza, hari amakosa bagiye bakora. Ese ninde wabafasha abo bantu? By'umwihariko utwo dukoryo dukoresha konti tukayigombora tukayigarura, benshi barabizi zimaze kugaruka, turabafasha kandi zikagaruka. Ngwino tukwigishe, duhamagare tugusobanurire, uko tukwigisha kubikora. Ubu umutekinisiye kuri Pi Network niko nabyita. Ikindi nta kwibagirwa ni kijyanye n'uburyo tubafashamo kubuzuriza ibibura, kubisubiza ku murongo, Pi zavuye muri telefone kubisubizamo, ese bisaba iki. Ibyo byose niba uri no ku kazi tuhamagare tuvugane, tugusanga aho uri tugufashe. Niko kazi ka buri munsi, ariko we gutakaza akazi ntabwo twifuza umuntu utakaza akazi. Hari abantu bavuga we Pi iraje nyine izaza. Pi ije, Dr. Nicholas yaravuze ngo ntabwo Pi yaziye kugira ngo tuba abaherwe, yaziye ahubwo kugira ngo ihindure ubuzima, yaziye kugira ngo ifashe imiryango yacu igire ubuzima bwiza kurushaho. Ubwo rero ntabwo ubuzima bwaba bwiza turi iyo ngiyo gusa,
tugomba gufatanya n'icyo tubereyeho kugira ngo tubafashe kugira ngo he kuzagira ucikanwa mu kugira ngo payi ye ibe payi netiwaka cyangwa se akawunti ye ibe itunganye yiteguriwe kwakira payi mu buryo bwuzuye, nawe uzinjire muri open mainnet cyangwa se open network uri sawa. Reka rero twikomereze ku biganiro byatuzanye cyangwa se ikiganiro nabateguriye kirabaho kirekire muri hangana. Ndagira ngo tugire ibintu dusobanukirwa bikeya, ibintu dusobanukirwa. Tujya tuvuga ngo blockchain cyangwa se reka mpere kuri ecosystem. Reka mpere kuri blockchain mu magambo make ni uruhererekane rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga byunganirana mu kugera ku ntego cyangwa se mu gukora ikintu kimwe, noneho bifashijwe cyangwa se bihuriye ku kibihuza cyitwa block. Icyo nakwita block ni nk'igikuta cyangwa se yego icyo gikuta cyangwa se iyo mpuza bikoresho bikagenda bikora uruhererekane kuri icyo gikoresho cyitwa chain ni umunyururu ubundi. Ese icyo kintu, urugero dufate inzu ya etage, tuvuga etage ni inzu nyinshi, inzu zigerekeranye, mbega ni inzu nyinshi n'ibyumba byinshi bifatiye ku nzu imwe yo hasi, nuko bikagenda byungikanya bikazamuka iyo ngiyo mu kirere. Iriya nayo twayita nka blockchain. Ziriya ferabeto cyangwa ziriya byuma iriya nzu yubakiyeho, reka tuyite nk'ikinyururu kigenda kizihuza. Ni ukuvuga ngo ni ibikuta bihurijwe kuri uwo munyururu witwa inkingi. Ni blockchain. Ibyo bikuta bigenda bihuzahuza buri etage, inzu y'amagorofa, reka tuyite blockchain. Noneho hano mu ikoranabuhanga turareba ni amamashini menshi ahujwe no kugita n'ikintu kibiha amakuru byose. Noneho buri mashini ikaba ifite umumaro wayo, ariko biri buhurize hamwe mu gutangaza icyo kintu. Urugero nka hano muri payi netiwaka mubona yuko tumayininga. Kumayininga hari sisiteme ituma tubikora. Noneho hari amakuru tubona kuri dashboard, nabyo hari sisiteme ituma tubikora, namwe mu byumve. Hakaba noneho n'ibindi bitujyana iriya muri konti, nayo hari indi gutyo. Urwo ruhererekane rw'izo sisiteme rw'ayo makoranabuhanga, ibyo byuma by'ikoranabuhanga bigiye bifite ikintu kibihuza, iyo block, icyo gikuta bihuriyemo, icyo kintu bihuriyemo, noneho bigakora uruhererekane. Bishobora kuba imigozi ibihuza. Ego ni nk'uko wafata telefone 10 ukazicomeka, ugafata umugozi umwe ukawucomeka hariya muri prize, noneho uwo mugozi ukaba ufite igitwe gifite ibicomeko byinshi, ugacomekaho televiziyo, ugacomekaho radio, ugacomekaho telefone, ugacomekaho ipasi, ugacomekaho keto n'ibinika, ugacomeka igicomeko aho cyose, ugacomekaho kuka, mbese ikintu cyose gicomeka ukagicomeka kuri multiprize. That is a blockchain. Bikaba bikoze blockchain. Kuvuga ngo buri kimwe gifite umumaro wacyo, kirakenewe aho ngaho muri iyo nzu. Those are ni ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se electronic materials. Ibyo bikoresho bikoresha amashanyarazi bicometse ku kagozi kamwe kacometse hariya ku gikuta. Urumva ko n'inzu nayo yakoreshejwe, cyangwa icyo gikuta nacyo cyakoreshejwe mu kwifashishwa kugira ngo bikorane. Urumva blockchain ni urukuta rw'ibikoresho bicomekeranye bifite ikibihuza, ariko bigamije gutanga igikorwa bihurije ku kintu, gutanga umusaruro umwe, wenda no gutangaza amakuru, wenda n'amashusho, wenda bene nk'ibyo ngibyo. Blockchain ndumva nayigarukiriza aha ngaha. Tujye ku cyitwa rero ecosystem. Ubundi ni uruhurirane rw'ibimera, rw'ibinyabuzima. Ibinyabuzima harimo ibimera, hakabamo inyamaswa, hakabamo n'ibindi bintu, yewe n'ibitabora.
n'ibitari ibinyabuzima bitabura, n'ibitari ibinyabuzima ndetse n'ahantu biri bikoranira hamwe mu kugira ngo bizane ubuzima bwiza cyangwa se bukenewe. Ecosystem rero y'ikoranabuhanga ni uruhurirane rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ukuvuga ngo ibikoresho by'ikoranabuhanga n'abantu byose bifatanyiriza hamwe, mbese ayo za tekinoloji zitandukanye. Buriya mfashe telefone ni tekinoloji ukwayo, kompiyuta ni tekinoloji ukwayo, interineti aho ituruka nayo ni tekinoloji ukwayo, gutyo gutyo. Noneho bigahurizwa hamwe, icyo kintu bihuriyemo kiba cyiswe ecosystem. Ecosystem twayita uruhurira, byose bigamije kuzana, bigamije guteza imbere, kubyara cyangwa se gutanga umusaruro, gushyigikira udushya dukomoka ku ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo niba ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga bihuriye hamwe, bifatanyirije hamwe gutanga umusaruro ku kintu kimwe, ibyo bintu bifatanyije n'abantu barimo, nayo ni ecosystem. Dukunda kuvuga ngo pi ecosystem, uruhurirane rw'amakoranabuhanga ari muri pi network arema icyo twita ecosystem. Ngira ngo tuvuze kuri blockchain mu ncamake, tunavuga kuri ecosystem, noneho iyi twabivaho tukajya ku kindi kintu cyitwa open, icyo bita mainnet. Icyo tuvuga ngo mainnet checklist. Mainnet ni iki? Ndabivuga mu ncamake byose. Mainnet, what is mainnet yo muri pi network, kugira ngo noneho, ariko ubundi muri nyirizina hari mainnet hakaba na network. Abantu benshi wenda bajya hari abavuga ngo biratandukanye, abandi ngo ntibihuye. A network can refer to a group of connected devices that shares information or a process of building relationships. Ni ukuvuga ngo network ni ibyo bintu byose bifatanyirije hamwe kurema inyubako runaka cyangwa se ibikoresho runaka bibyara ikintu kimwe, bigamije kubyara ikintu kimwe. Ubundi network ni uruhererekane rw'ibintu. Urugero, buriya dufite network y'ibirunga, volcano networking, buriya ibikoze ishene y'ibirunga, biriya ni network. Hari abakora network ya business, abakora network y'ibintu byinshi cyane. Network rero ni urucomekerane cyangwa se ni uruhurirane rugamije kurema ubufatanye, ubucuti, imibanire se. Yego, rero hano muri pi network ni ubucuruzi bushingiye ku bufatanye, ku mibanire, ku ruhererekane rw'ibintu runaka bigamije gutanga umusaruro umwe. Naho mainnet yo ni ikintu, ariko buriya mainnet kugira ngo wenda tubyumve neza, ari igihe wenda mainnet tagira ngo wenda turusheho kugisobanukirwa. What is mainnet? Mainnet ni akubura nayita nk'umutima w'ikoranabuhanga wenda nivuge kuri pi, mainnet ya pi. Mainnet, what is mainnet? Abantu mainnet na open mainnet biraza gutandukanira hehe? Urugero, wenda in pi network, mainnet refers to the main network. Ni ukuvuga ngo ni ishingiro, intebe, the base. Reka nyite ngo umutima kuri pi network. Iyo tuvuze ngo pi mainnet, tuba tuvuze iki? Ishingiye kuki? Mainnet iryo koranabuhanga buriya, ariko se buriya nk'inzu ishingiye kuki? Buriya inzu ishingiye ubuse mbyite ntera,
muri iyi nzu hari ikintu bita inkingi mwikorezi. Inkingi mwikorezi mu nzu ni ukuvuga ngo inkingi mwikorezi niyo ituma inzu ihagarara, cyangwa se point de repere, umwanya shingiro. Kera mu nzu za kinyarwanda cyangwa se gakondo zacu habagaho inkingi yo hagati ikaba ifashe inzu, ibindi byose bikaba byashamikiraho. Hari icyumba rero remezo inzu ishamikiyeho ni ikihe? Inzu igira inguni runaka, buri cyose gishamikiraho. Ni inguni enye, ni inguni eshanu se, ni inguni esheshatu se. Mindnet buriya etage kadufate etage ishingira ku nzu yo hasi. Niba inzu yo hasi yoroshye etage izaba yoroshye, niba inzu yo hasi ikomeye etage izaba ikomeye. Ubwo fondasiyo mbese niyo nzu, tubyite gutyo. Fondasiyo y'inzu muzenguruko wose, nta fondasiyo igomba kuba ijegajega. Mindnet rero nayita fondasiyo ya tekinoloji. Kuri Pi rero, Pi Mindnet nayita fondasiyo ya tekinoloji ya Pi. Icyo ishingiyeho urumva, ikaba ifite ikoranabuhanga rya blockchain technology. Ni ukuvuga ngo blockchain technology ishingira hehe? Buri kimwe cyose kiba kigomba kuba gifite aho gishingiye. Mindnet y'umuntu ni iyihe? Reka mfate umuntu, umutima, ibyo kuvuga ngo intekerezo not umutima wo kuvuyemo intekerezo burya ntazo waba ufite. Mindnet yanjye yawe ni umutima, ya muntu ni umutima, muri make umutima w'iyo technology. Urumva, uwo mutima rero ugomba gufasha kugaburira, kohereza no kwakira ibitunga umuntu cyangwa se ibibeshaho umuntu. Mbonye ijambo ryiza. Ni umutima w'ikoranabuhanga w'iyo blockchain. Iyo blockchain ni igiparapara idafite intebe yicayeho. Intebe rero reka nyegeranye n'umutima wa muntu. Umuntu wese udafite umutima feti aba yapfuye. Rero Mindnet, reka tunihute tugana ku musozo kugira ngo tunagire. Network twamenye ko uruhererekane rw'ikoranabuhanga ryifashishwa mu guhererekanya amakuru, kuyakira, kugira gute, ariko noneho bishingiye ku cyo bita Mindnet. Mindnet ngo turaza kubiganisha kuri Pi kugira ngo twumve neza Pi itaricyo. Mindnet ni umutima, nkuko ngewe mfite umutima, wa mutima upompa amaraso. Ya maraso niyo agize umuntu, niyo afite ingirangingo, sibyo? Iyo yanduye ubwo wanduye. Noneho amaraso, umutima utuma nyine umubiri ukora neza. Iyo umubiri wakoze ariko umutima ukanga, ibyinjiye mu mubiri byose ni imfabusa. Umutima urabifata ukabiyungurura ukabibyazamo amaraso, ari nayo atuma, niyo nakwita ubuzima bw'umubiri nyine. Noneho amaraso, ibyo wanyoye, ibyo wariye bihindukamo, umutima ubihinduramo amaraso, ari nayo atuma buri kimwe cyose, ntabwo ndi umuhanga wenda muri ibyo, ariko murabizi namwe, atuma umubiri ukomeza gukora neza. Rero umutima wakira ayo maraso aturutse mu mubiri yanduye, ukayayungurura, ukongera ukayohereza, ukayasubizayo ari mazima. Y'amaraso yanduye uba warwaye nyine. Reka tujye kuri Pi Network noneho. Mwabyumvise ko Mindnet ari umutima. Tuzagira ikintu bita Open Network ndetse na Open Network na Open Mindnet. Ibyo bintu ni ibiki? Ese nyuma yaho hazaba hari mu gukorwa ibiki? Cyo ngibyo ndagira ngo dusobanukirwe bibiri. Ubundi Open Network ni iki? Open Mindnet ni iki? Ese Open Network nimara kuba cyangwa Open Mindnet ikaba, hazakurikiraho iki? Ni ibiki bizajya bikorwa? Ibyo bintu dutegereje bituraje ishinga bituma turaba tudasinziriye ni ibiki? Ni ibi ngibi. Open Network, umubiri, umuntu uko yakabaye, umubiri wose ndawugereranya na blockchain. Umuntu ni blockchain technology, cyangwa se technology, cyangwa technology. Niribare zacu zari nkeya. Noneho umubiri w'umuntu ufite ukuntu ukora.
niyo ya blockchain technology functions uko ugenda ikora. Hanyuma hagiye ko ubu ngubu birafunze, hakora agace gato. Ni nkuko wavuga ngo umutima uratera ariko umuntu ari muri koma. Ubu turi muri koma, hari agace gakora n'akatakora. Ugasanga ukuguru ntigukora, ukuboko ntigukora, ijisho ntirikora, umutwe ntutekereza, kunyeganyega rakata, kubumbura umunwa ukarya shwi. Uyu muntu bizagenda biti, ariko umutima uratera. Bivuze ngo ari ukuntu kari mu gukora, nguko uko payi imeze iri muri koma, sibyo? Cyangwa irasinziriye. Hariho rero kuyikangura cyangwa kuyikura muri koma. Mbonye ingero nakwifashisha, ari byo bita open mainnet launch cyangwa open network. Rero buri muntu afite icyo bita node, buri konte ni node, icyo bita nodes muri Pi. Iyo node ikorana, hari node iri mu kuboko, muri make imitsi y'ukuboko, kuboko kumwe gushobora kuba gukora ariko ku buryo kutakweguka ngo kuze kwifatanya no kundi, aho rero kugira gutyo gufata ukindi mu kiganza. Ubwo n'ubwonko buraba bwakoze, imitsi iraba yakoze, urutirigongo, kuko byose bifatanyiriza kugira gute. Hari ibidakorana, bavuga ako kaboko kanyeganyegera aho hasi konyine, gaca amarenga kajya kari konyine. Umupayoniya ku mupayoniya mu gihugu nibo bemerewe gukorana bohererezanya payi gusa. Sinakoherereza uwi Burundi byaba ari ikibazo, birabujijwe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo block yo mu Rwanda, icyo cyumba cy'abari mu Rwanda kirafunze, gifungiranye abari mu Rwanda nibo baziranye gusa. Ubwo u Rwanda narujyanyije no kuboko, Burundi ni ukundi kuboko, Tanzania ni ukuguru, Uganda ni ukundi kuguru, Kongo ni umugongo, simbizi ni umutwe se. Gutyo ni ukuvuga ngo buri cyumba gifunze ukwa. Umva, ntihagire urugingo rukorana n'urundi. Ngiyo unclosed mainnet. None igihe kizagera bavuge bati okay, ubu ngubu buri rugingo rwemerewe gukorana n'urundi, bafungure. Hari ikintu bita firewall. Firewall ni igikuta cy'umuriro. Icyo gikuta cy'umuriro bavuga bati tugikuyeho. Ni systeme ifunze abo mu Rwanda ngo batambukiranye bajye mu Burundi kubera impamvu ndaza kuyibabwira. None open network ni ukuzafungura abari mu Rwanda, konte yo mu Rwanda ikishyura cyangwa ikishyurana niyo mu Bushinwa, na Amazon na Microsoft na Apple na Tesla gutyo. Ubu ngubu birafunze mu Rwanda, mugurirane muri mu Rwanda gusa. Ariko open network ni ukuzavuga ngo noneho usibye nabo ngabo bari bafungiranye muri ibyo byumba, babandi bemerewe gukorera muri Pi, n'abashaka kwinjiramo bushyashya noneho bazaba bafunguriwe ngo namwe ni muzi. Yego, reka nibutse abantu goma mu rugo. Buriya guma mu rugo ni unclosed mainnet. Umuntu yabaga yemerewe kuguma mu rugo, hagasohoka gusa umuntu ugiye kugura ibyo agura, nabwo ahawe uruhushya. Akajya kugura, nabwo hari ibintu yagombaga kugura n'ibyo atagomba kugura. Yego, ntabwo washoboraga kurenga karitsiye ngo uvuge ngo ugiye i Kigali, kereka ku mpamvu zikomeye cyane. Nabwo haje kuza impushya nyuma y'iki nuko. Ubwo rero open mainnet noneho haza kuza icyo bita guma mu karere. Ubu ngubu guma mu rugo cyari igihe tutemerewe kuba twagira ikintu tugura. Uriya muntu ari muri guma mu rugo,
ibyo utahashye ntabyo ugura. Hari n'igihe noneho no kujya kuri butike bitari byemewe. Byari ibintu bikomeye cyane. Noneho hariho guma mu karere, guma mu karere abantu mu gihugu cyawe. Gura ibyo ushaka, ugura ibyo ushaka pe mu gihugu n'uwo ushaka. Niba mu gihugu aho hari kampani yemerewe gukorera, ariko iyo kampani ntabwo yemerewe kwakira payi yo. Uwemerewe ni umupayiniya ku mupayiniya gusa. Umupayiniya ku mupayiniya nibo bemerewe. Sindi bubigereranye cyane wene ngo bikunde. Noneho rero haza kubaho ndibuka guma mu karere. Noneho biza kubaho mu gihugu aho wemerewe gutembera, ariko kujya mu Burundi yewe. Ubwo hari akarere ko mu gihugu, hari n'akarere k'ibihugu bituyemo. Ni ukuvuga ngo turi muri guma mu karere ubu ngubu. Wemerewe guhahirana n'uwo mu gihugu cyawe cyangwa agace ibyo bihugu bituyemo. Nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni region, ntabwo ari country. Ubushinwa ni region. Na East Africa iza kuba imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakabaye ari region. Duhahirana n'aba muri Uganda na hehe, ariko ubu ni mu gihugu. Urumva? Nuko nguko bimeze. None igihe uwo mupaka bazaba bawukuyeho, iyo systeme irihuza ifunze, umunsi bazaba bayifunguye, kampani ngewe nkareka kwishyura umupayiniya gusa, ahubwo nkishyura na kampani, kandi nkishyura iyo mu Bushinwa atari yo mu Rwanda gusa. Icyo nicyo bita open network. Hanyuma rero ya systeme ya payi yafungutse ikemera urujya n'uruza rwa kampani n'abapayiniyazi bose, mbese bose bakinjiramo. Noneho igakorana n'amabanki, ibigo by'imari, mu by'imari nyine, kwakira no kohereza amafaranga, yaba ari ay'ikoranabuhanga, kuvunjisha ukagira amafaranga asanzwe. Ibyo bikorwa byose, izo transactions zose zikorerwa mu cyo bita mainnet. Hari icyo bita ledger. Ledger ni igitabo. Ni ukuvuga ngo mainnet iba igaragaza, iba yakira, yohereza amafaranga y'amoko yose, yaba ari amafaranga y'ikoranabuhanga, yaba ari amafaranga asanzwe, kubera ko ifasha mu kuyavunja ukayohereza utavuye aho uri, ukoresheje telefone yawe, computer se, yego ibikoresho by'ikoranabuhanga bigenewe icyo gikorwa. Hari ikintu bita ledger, abize iby'imari barabizi. Nakita nk'igitabo kigaragaza ibyakorewe muri mainnet. Ubwo muri blockchain, ikoranabuhanga rya blockchain ryo rifasha mainnet kuba yizewe ku kigero cyo hejuru mu buryo bw'imikoreshereze n'imikorere y'amafaranga y'ikoranabuhanga ndetse n'amafaranga asanzwe. Noneho ikarikodinga, bikorwa mu buryo bufite umutekano wo ku rwego rwo hejuru. Si ibyo gusa, bikanatanga umusaruro. Si ibyo gusa, bigakirirwa icyizere kubera yuko ifaranga ryose ryinjiye cyangwa risohotse cyangwa uko ryakoreshejwe kose, amakuru yaryo arahari, ntiyakwisoba. Reka mfate urugero. Umuntu yagiye kuri banki, abikuje miliyoni 100, arazifasha zikubise mu gikapu ashyize mu nzu. Ayo mafaranga amaze ukwezi, iminsi 30 yose nta hantu ari, ntari kuri telefoni, ntiyayaguze ibicuruzwa, ntiyayasubije mu yindi banki, ntiyayishyuye umuntu, yayabitse. Nta hantu mu gihugu ayo mafaranga agaragara, barara batamenya ahantu ari, cyumweru kwezi kugashira bataza ahantu ari. Icyo gihe bishobora gushyira igihugu mu gihombo, kuko cyabuze umubare umwe w'amafaranga kikajya gukoresha andi, warangiza ukagira urya nyuma y'ukwezi ukagarura ya mafaranga. Ni ahantu ujya kumva ukabona ubwo igihugu kirimo kuregera, kirimo gucunga neza ifaranga, amafaranga bafite mu gihugu n'ukuntu akora, wowe ukabukubisema yandi, kandi barayabuze bakoresha andi, ugasanga ifaranga riraguye, ngo ifaranga ryaguye.
urugero umuntu yishyura inzu 500,000 y'ubukode, utinyishyura mu madolari. Umuntu akajya kuri banki akabikuza amadolari, mara kubikuza amadolari ukayakubita umufuka uti bana nzayavunjisha idolari ryazamutse. Amadolari yarari mu gihugu arabuze. Ni ikibazo. Uri mu bantu bazatera igihombo igihugu. Amadevize acuruzwa mu gihugu. Abashaka gusohoka igihugu bayatwaye barayagura, bakajya kuzana andi. Bayagura iki? Hagaruka kuyagura gusa, bayagura bagiye kurangura ibicuruzwa. Ibyo bicuruzwa bigomba kuza biyagaruye, kandi hariho n'inyungu kugira ngo nyine nabyo bikomeze kuzamuka. Yandi watwaye ukayagarura, ariko haba ukabonekaho n'inyungu. Iyo rero uzanye haje amashyashya, ni urugero wenda umuhanzi wacu agiye gukora igitaramo Canada, bamuhembye amadolari, agomba kuza akayavunjisha mu manyarwanda, agatanga amadolari mu Rwanda bakamuha amanyarwanda. Kubera ko yazanye menshi aruta ay'igihugu gifite, bishobora gutuma bakoresha andi mafaranga kugira ngo babone bamuvunjira, bityo ubwo bukungu bw'igihugu bukaba burimo burazamuka. Ego, ngira ngo birumvikana. Muri blockchain technology rero, iyi mainnet ikora ku buryo ni rya shingiro nyine ry'iyi technology cyangwa se ry'iyi banki, reka nyite banki. Wa mutima, uyu mutima ugomba kugira gute? Gukora neza ku buryo uringaniza igipimo cy'amaraso. Iyo amaraso yabaye menshi kabaye, iyo amaraso kandi umubiri utari buwakire. Iyo amaraso yabaye make kabaye, kandi umubiri utari bubyihanganire. Ugomba kohereza amaraso ku gipimo. Niyo mpamvu umubiri w'umuntu ukozwe ku buryo ugomba ibyo urya bijyanye n'imiterere, ugira ibipimo, mbese n'ibyo unywa n'ibipimo. Iyo turengeje igipimo cyangwa tukakishyira munsi, bigira ingaruka ku buzima bwacu. Blockchain technology rero, cyane cyane iyi ngiyi ya Pi Network, mu by'imari izaba iri ku rwego ruhambaye, rutanga umutekano mu by'imari muri izo transactions ziba zikorwa, iryo hererekanya ry'amafaranga ku buryo byizewe ku rwego rwo hejuru. Ari nayo mpamvu icyitwa banki cyose kizaba gikeneye ikoranabuhanga rya Pi Network. Ni urwo rugero nagira ngo ntange nifashisha mu gusobanura iki kintu kugira ngo turusheho kucyumva, twumve yuko turi mu mushinga ukomeye cyane. Abashaka ko tubafasha mu byo tubafashamo cyangwa se ibindi batubaza, mwakwandika muri comment, ariko na nimero zacu ni 078 320 14 18. Izo ni ziri kuri WhatsApp, yewe ni za 07 2 12 54 532. Mazina ni Tekamanzi. Mukomeze mugubwe neza, tumayininge Pi tuyitegure kandi dufatanyije. Murakoze.